ni muhumure bana b'Imana twemere Nyagasana dukoreshe muri amasomo kwa kabiri w'icyumweru cya gatatu cya Adventi tariki 15 Ukuboza 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Sofoniya umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 2 n'umurongo wa 9 kugeza kwa 13. Dore ijambo Uhoraho yabwiye Yerusalemu, uwo mujyi w'ikirara uriyimbire, wo wahindanye kandi ugategekesha igitugu. Ntiwumvise ijwi iriwuhamagara cyangwa ukurikize amabwiriza, ntiwigeze wiringira Uhoraho, ntiwegera n'Imana yawo. Koko rero nzahindura abanyamahanga bazira ubwandure kugira ngo bose bazambaze izina ry'Uhoraho bamukorere n'amatwara amwe, ndetse no hakurya y'inzuzi z'Ikushi abasenga bazanzanira amaturo yabo. Uwo munsi ntuzaba ukimwazwa n'ibikorwa bibi byose wankoreye, kuko icyo gihe nzaba nakuvanyemo abirasi bikuza, bityo ukazarekeraho kwiyemera ku musozi wanjye mutagatifu. Nzagusigamo umuryango wiyoroshya ukanicisha bugufi, ukazashakira ubuhungiro mu izina ry'Uhoraho. Abasigaye bo muri Isiraheli ntibazongera gucumura ukundi cyangwa ngo bavuge ibinyoma. Ururimi rubeshya ntiruzongera kumvikana ku kanwa kabo, ahubwo bazarya kandi baruhuke ntawe ubatera intugunda. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 34. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 21 umurongo wa 28 kugeza kwa 32. Muri icyo gihe Yesu abwira abatware b'abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango ati, ngaho nimumbwire uko mubyumva. Umugabo yari afite abahungu 2. Asanga uwa mbere aramubwira ati, mwana wanjye uyu munsi jya gukora mu muzabibu. Undi aramusubiza ati, ndanze. Ariko yisubiraho ajyayo. Abwira uwa kabiri kwa kundi. Undi aramusubiza ati, yego muvyeyi, nyamara ntiyajyayo. Nuwuhe muri abo bombi wakoze icyo se yashatse? Bati, ni uwa mbere. Nuko Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri, abasoresha n'abakobwa b'ibyomanzi bazabatanga mu ngoma y'Imana. Kuko Yohani yaje abayobora inzira y'ubutungane, maze ntimwamwemera. Abasoresha bo n'abakobwa b'ibyomanzi baramwemera. Naho mwebwe mubonye urwo rugero ntimwarushya mwisubiraho ngo mwemere. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Kristo naganzi wacu. Muri amasomo turazirikana ku ngingo igira iti, menya gufata icyemezo gikwiye. Gufata icyemezo ni by'abagabo, ntambwa ifata icyemezo. Uzamenya umuyobozi nyawo mu buryo afata ibyemezo kandi bikwiye bigambiriye kugera neza abashinzwe. Mu isomo rya mbere Nyagasana aratangaza gucungwa k'umuryango wose, uguhinduka kw'abapagani mu muryango w'Imana. Ni koko umukiro ugenewe abantu bose, ntago ari umwihariko w'Abayisiraheli gusa, ahubwo isi yose ikeneye umukiro. Uhoraho yagize ati, nzahindura abanyamahanga bazira ubwandure kugira ngo bose bazambaze izina ry'Uhoraho bamukorere n'amatwara amwe. Amen. Ese ngewe ndi muri aba bagomba guhinduka, cyangwa ndakomeza mba umukristo ku izina uhabwa amasakramentu, wumva ijambo ry'Imana gusa ariko akamera nka ryabuye basukaho amazi? Bimariye iki nk'umukristo ko Mesiya yaza agakiza abandi, ngewe ngasigara kandi ari nyingo abandi bareberaho? Kwisubiraho ni buri munsi. Muri Ivanjili y'abahungu 2 batumwa hari amasomo menshi yo kwisubiraho harimo, ariko reka dusuzume 3 y'ingenzi. Icya mbere, umuzabibu muri Bibiliya ni umuryango w'Imana, aho abantu basezeranira n'Imana, ni ahantu h'ibyishimo. Umuzabibu ni ingoma y'ijuru, ni nk'ahantu h'ubwiza bw'Imana, aho Imana yifuza ko twakwinjira. Imana ikifuza guhohereza abana bayo bombi, ababi n'abeza, ariko bakaza kwirobanura. Icya kabiri, Yesu yabwiraga abakuru b'umuryango Abayahudi, abigisha amategeko n'abafarizayi bumvaga ko baminuje mu kumenya amategeko y'Imana, ngo ni umuryango w'Imana, ngo bafite umwihariko, bakirata ku bandi ngo ni abanyamahanga, nyamara Imana yo ireba uko witwaye ku minota ya nyuma. Umusore wa mbere ati, ndanze, ariko yisubiraho. Ni nk'umufarizayi ati, yego muvyeyi, nyamara ntiyajyayo. Abasoresha n'indaya barahakanye, Yesu yamara kuza akabahindura bakemera bakisubiraho. Naho umufarizayi n'agasuzuguro wundi uvuga ngo yego, azi Imana kuva kera na kare, ariko agakomeza kunangira ntiyemere Yesu. Icya gatatu, Yesu arashaka gutubaza ikibazo twebwe abakristo ati, wowe byumva ute? Aba bantu babiri barashushanya umupagani n'umukristo. Hari abakristo baburangyemo ariko bakomeza kubaho nk'aho Imana itabaho, n'abandi bisubiraho abagarukira Imana bakisubiraho ku munota wa nyuma. Ese wowe wahitamo kuba uwuhe? Kwemera ku karimi gusa tukikiriza n'amagambo meza asize umunyu, ariko ibikorwa biri guhakana? Yesu arashaka kumbaza ati, mukristo ubyumva ute? Urashaka gukomeza kubaho nk'aho Yesu ataraza? Ese mbereyehe muri iki gice ngewe? Muri ba yego muvyeyi, abafarizayi, cyangwa mu bavuga oya bwa mbere, umunyabyaha wisubiraho nyuma yo kubona ko yagiye kure y'Imana akagaruka?
hari abakristo benshi wa mugani wuzurizwaho ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, ugatsimbarara mu kibi ngo utaza kwivuguruza bakaguseka ukanga kuva kwizima, ubwo n'ubuhakanyi. Umunsi umwe umugabo bita Karabaye yasanze umugore yatije umuturanyi isafuriya, nuko biramubabaza ararakara cyane, amazuru yenda gufatana n'umunwa, nuko afata icyemezo cy'uko atazongera kurya ibyatekewe muri ya safuriya mu rwego rwo guca agasuzuguro k'umugore no kumwumvisha. Ku nshuro ya mbere Karabaye ajya kurira kwa nyina, bigeze aho nyina asa n'umwinuba aramwirukana ngo ajya kurira iwe. Ku nshuro ya kabiri Karabaye akajya ajya mu ikabare kuhafungurira, nuko udufaranga tumushizeho akajya abura uburyo yasaba umugore imbabazi, ariko akomeza kwihagararaho. Ku nshuro ya gatatu noneho umugore yabikiye umwana ibiryo, nuko Karabaye kubera inzara arabyuka arabirya, umugore aramufata ariko aryumaho ntiyamwereka ko yamubonye. Noneho ku nshuro ya kane umugore nabwo asigariza imbwa ibiryo arabipfundikira, ubwo yari nk'amagufa buriye. Nuko nijoro Karabaye arabyuka arya bya biryo by'imbwa, aba ari umwana w'umufata, nuko yiruka abwira nyina ati mama papa ari kurya bya biryo bya simba. Ye baba we babyeyi, nguko kunangira ukanga kuva kwizima kugeza no gusangiye n'imbwa. Karabaye we. Umuromani ati erare humanum est, se tromper est humain. Nta muntu n'umutibeshya, nta muntu udacumura, ahubwo ikibi nkuko Mutagatifu Agustina bivuga ni ugukomeza ugatsimbarara mu mafuti. Erare humanum est, sed perseverare diabolicum. Se tromper est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Nguko ko shitani ashobora kugukomesha igikoma cy'umwana kandi uri umugabo, ugasangira n'imbwa kandi uri umugabo. Karabaye we, kubera kwanga kuva kwizima. Natwe bavandimwe tumere nk'uyu muhungu wa mbere w'umubyeyi, twemere ko twacumuye, twemere ko turi abanyantege nke, twemere ko imbabazi z'Imana ziriho, kandi ko natwe Imana yifuza ko twamererwa neza, tukava mu kibi, tukava mu byaha tugatunganira Imana, tukava ku isahani y'imbwa y'abanyamahanga tukajya ku meza ya Nyagasani gusangira na Yezu Ukaristiya. Kurakara bishobora kubaho ku muntu, ariko muvandimwe ujye ufata igihe bwangu wipakuremo uburakari, umwanda, ibyo byose byakubabaje woye kubibika kuko ari umwanda. Ntukabike umwanda mu mutima wawe. Igihe urakaye ujye wirinda gufata icyemezo, urabanza ugatuza ukoroha, Imana ikongera kugukoresha ikajya mu bitekerezo byawe, naho umurakare we ni shitani ubumukoresha. Ndifuza gusoreza ku ijambo ry'umuhanga wavuze ati un serment sans amen est comme un jerrycan rempli d'essence sans couvercle. Indahiro cyangwa isengesho ridafite amina ni nk'ijerekani yuzuye essence idapfundikiye, itariho umupfundiko. Nkuko mubizi iyo udapfundikiye essence iratumuka. Reba rero muvandimwe amasengesho yose tujyamo uzareba umubare wa amen twikiriza. Amen bisobanura ainsi soit-il, ni ukuri ndabyemeye. Mukristo rero ujye ubarizo amen wikiriza mu isengesho. Amen ni isengesho rikwiye kwitonderwa ababyeyi. Amen ndabyemeye kandi ndahamye, ndi seriye, ndakomeje, ni ukuri. Hari n'abandi benshi bihutira guhurutura amasengesho bari kunyarutsa bakaza kwibagirwa za amen, bivuze ko badakomeje. Umuntu utinyuka kuvuga amen aba ari umugabo, ni seriye. Nawe rero muvandimwe urebe niba mu masezerano yawe yose wagize uri seriye, uwo mugurirana, uwo mwashakanye, Imana mwasezeranye, ese wibutse gushyiraho amen? Yego yawe iracyari yego cyangwa unyuzamo ugahakana rwihishwa? Uyu munsi wisuzume, nusanga hari aho hakanye, dore andi mahirwe Yezu yongeye kuduha, deuxième chance. Ntugire isoni zo kugaruka, wongere umubwire uti Yezu rero maze igihe mu ngeso mbi, ariko uyu munsi neme kukugarukira ngo nkore neza mu muzabibu wawe. Yego ndaje Mana, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Namwe nimujye mu muzabibu